dufite amarira y'aba diaspora tutaza ahantu tuzayashira, niba ari mu gacuma, niba ari mu masafuriya, bavunika bashaka amafaranga, abavunnye barara amajoro bari mu mihanda batwaye amakamyo, bakora akazi kavunanye mu nganda, mu bigo, barangiza amafaranga bakoreye bavuga ngo baze bateze imbere igihugu, akaribwa n'abashonji binaha b'abagome badafite na conscience. Umuntu utagira umuntu ushobora gufata amafaranga ese niyo warya umuntu ntiwamurya 200 cyangwa 300 da, ese ubundi wowe watuma umuntu akakugira mu bibanza, akakugira mu ki, utagira umutima wamuburira n'agahembo basi kugira ngo mubatere. Nuko iyo muje asanga nk'amafaranga waspendinze muri kumwe mu bintu bidafite nk'umumaro, mwagiye gusangira izo nzoga ukishira miliyoni mu kabari ebyiri, my friend, ejo nagira akabazo akuvuga ko ntagazumva ko kwaka 50 ari ikibazo kuri wowe. Abana b'abakobwa mu Rwanda bamaze kwisobanukirwa kuri level adashobora koza kwemera izo mvune zaho ngaho. Ugenda umuhakirwe, umurarira amajoro, umwoherereze, wadashobora no kandi afite uburyo bushoboka bwo kuba yaza ayo mafaranga wakoreraga mukayakuba kabiri, kandi uko wohereza hano niko wohereza ni wabo. Hello, nyirineza muraho hobe yambikuwa tudaherukanye, ariko kubabana natwe umunsi ku munsi. Murabizi ko ubu ngubu ari show after show, show after show after show. Musupporting nyaboneka mureba ibiganiro byanjye, mu bisharinga, mu bitekerezo, mu inama, mu kuri gahunda kuba yifite rwose ni ingenzi cyane, kuko aka kazi dukora ni akazi agasaba investment pe. Ku batabizi hari igihe babazi ngo umuntu no kuza kwicara ntago muzi birabyuma babidutunze ukuntu biba bihenze. Okay, so uyu munsi ndabashimiye, ariko by the way mbahaye karibu suhuza abantu bacu bari mu ntara z'u Rwanda. Uyu munsi ngiye kuganira ku kibazo cya diaspora, ariko reka nsuhuza. Hari ukuntu abantu bo kuri YouTube, ntago ari bose ariko bamwe muri twe tujya twibanda gusuhuza abantu bo hanze. Mu by'ukuri tubabwije ukuri kugeza amagingo ya nibo ba boss bacu, kuko mu Rwanda ntago duhembwa amafaranga y'abantu baturebye, ariko bitugirira umumaro, kuko umumaro wa mbere nuko ibyo tuvuga akenshi babireba abanyarwanda n'abari hanze n'abanyarwanda, ariko noneho hari igihe usanga bireba abari mu gihugu cyane no kurusha abatakirimo. Ariko nkuko abanyarwanda n'ubundi twunze ubumwe dukorera hamwe, still umuntu wese umunyarwanda ahantu hose ari abatekereza mu rugo mu Rwanda. So niyo mpamvu rero undi mumaro bitugira nuko iyo uturebye cyane uri muri mu Rwanda, bituma YouTube irekomanda ama video yacu. Mwabisko hano turi famille, tuvizanye ukuri, ntago nshaka kuza ngo mbihishemo ngo mbabwire babere injanja, no, ndi kubabwira ukuntu bigenda iyo abantu benshi baturebye aho baba bari hose. Ariko nkuko ari mu Rwanda nyine tuba turi, usanga umubare mwinshi batureba uri mu Rwanda. So iyo baturebye ari benshi rero bituma YouTube irekomanda video zacu cyane. Muvuga ngo niba ugize views nyinshi mu Rwanda ushaka kutazihemberwa, ariko zigatuma nawe wundi uri hanze abona iyo video kuko bayirekomanze kenshi, nubwo yaba atarakoze subscribe kuri video yawe. Niyo mpamvu rero tudakwiye kwirengagiza abanyakigali, ngo twirengagize ay'Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo. Imana imbabarembe nta handi hantu nibagiwe. Amajyepfo, Uburasirazuba, Uburengerazuba n'Amajyaruguru. Mwese ndibaza ko buri muntu mu Rwanda ahisanga no muri Kigali. Yego, ndabasuhuje rero. Hahita nsuhuza le diaspora mudukurikirana, mudutera inkunga mu biganiro byacu. Nukuri Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha abadutera inkunga kuva dutangira kugeza uyu munsi mu gihari. Niba uzi kuri mu diaspora twatangiranye utureba ukaba ugejeje uyu munsi, harimo n'abantu bajya bareba ibiganiro bakabishyiramo aryamye cyangwa se ari no mu bindi atetse, kugira ngo agusupporting nubwo atabyumva byose, ariko nibura
ababizi neza yuko icyo kiganiro kirimo kirakwinjiriza. Uwo ni umutima mwiza cyane, umutima wo kurwanira ishyaka mwene wanyu, kuko rega turi bene Kanyarwanda, turi bene mugabo umwe. Ibyo twakwigira byose tuvuga ururimi rumwe, tuturuka hamwe, ubuzima bwacu ni bumwe. So udasapotinze mwene wanyu, n'ubundi ko hari abantu benshi biri gureba badafite icyo bakumariye, batumva n'ibintu uvuga, batanagukumbuza no mu rugo, wasapotinze mwene wanyu. Hari abantu nzi rwose bangaye 2-3 areba adi yazamo ntahite yihutira gukanda kuri skip, kuko iyo ukanze kuri skip ntago uba uyirebye. Kandi uko abantu bareba ama advertisement ya Google si ngombwa kugira ngo niba bamamaje ibyo bamamaje bigura, ariko harimo n'ibintu ushobora kugura. By the way, hari nk'abantu bari hanze n'ubundi bamamaza cyane ibintu bitewe n'ahantu uri. Aba advertisers bareba ahantu uri bakamaza ibintu ushobora ku accessinga, ibintu ushobora gukoresha. Hari igihe bashobora kwamaza ikintu uri bukunde, rero guhita wihutira kuguskipinga ntago uba udusapotinze mu buryo buri fully. Kudusapotinga neza, reka ad irangire niba ugeze ibona. Aho na ma ad ntimeya skipping, Imana ibaho umugisha. Kandi nawe niba utarusanzwe ubizi, utazi ko wenda no kudufasha bikore. Gukora subscribe rero kuri TBT Rwanda ni ingenzi cyane, kuko bituma ibiganiro byose dukora uhita ubibona iyo dukoze ikiganiro. Ariko ukoze subscribe gusa ntukande kuri notification noneho, cyangwa se kuri Gifaransa ni notification n'ubundi. Ukanda kuri s'abonner, hanyuma uruhande haba hari notification, ugakanda kuri all. Hagazaho utuntu tumeze nk'udutwi twinuza twe tekerezo byaje raka ubutwi bw'ubukende nago bw'ubukende bwambura abakobwa amajipo umeze ego. So rero inkunga yose wadutera kuri TBT Rwanda ni karibu rwose, turayakira. Ibitekerezo by'ingenzi ni ukuri abantu bakomeje kubiduha ni ingirakamaro. Ikiganiro tugiye kuganira cyavuye mu gitekerezo cy'umukunzi wa TBT Rwanda. Niba ari igitekerezo niba ikinago mbizi, ariko ejo nakoze ikiganiro kijyanye n'abasirikare, n'ingo z'abasirikare, abagore b'abasirikare, abagabo b'abasirikare. Umuntu arampamagara ambwira ati rero wigeze gukomoza kuri diaspora ariko ntago wayivuzeho, ndagira ngo nguhereze ubuhamya bwanje bw'ibintu byambayeho urumirwa. Ambwira ati abasirikare ntago ari bo bonyine bahura n'ibibazo, ati ahubwo abantu twese turi muri long distance relationship, marriage biragoye. Arambwira ati ntago abagabo b'abasirikare cyangwa se abagore b'abasirikare bahura n'ibibazo gusa mu ngo zabo, natwe nuko. Mu buhamya rero niho naringeze. Arambwira ati sinshaka kundi coding, sinshaka yuko uzavugana izina ryanjye. Arambwira nta kibazo, arambwira ati ngenda guhereza ibyambayeho, hanyuma uzabisangiza abandi cyangwa se ubyihorere ubikoresha ibyo ushaka. Ambwira ukuntu we yashatse umugore wo mu Rwanda, umukobwa wo mu Rwanda, arangije umukobwa yanga kujya hanze. Urimo kubyumva? Yanga kujya hanze, aramubwira ati okay nurumva ntago ibyo ngo bihita binaboneka, mwese murabizi. Noneho ariko we ntiyanashakaga yuko banakora izo process zo kugenda hanze. Umukobwa aramubwira ati rwose jewe nta bibaye byiza, numva hanze ngo biragoye kuharerera, imirerere yaho abana barangiritse, babigisha ubutinganyi, babigisha ibiki n'ibiki, ejo nzaza amabyarire, mama ntazaba hari ngo ntindirikiriri, mama wawe nawe ntawe ubayo, famille zose ziri hano mu Rwanda, umuntu no kwisiga akisanga. Bajya inama. Arambwira ati rero nshuti yanjye, wagiye ukajya uhaha, nibura ukajya utaha 2 mu mwaka cyangwa 3 bitewe n'ubushobozi. Umugabo n'umuntu ukorera, yambwiye akorera amadolari 45 ku isaha. Urumva nyine ari mu bantu binjiza amafaranga, nta kintu bitwaye cyane ugereranyije n'ay'abandi. Bije mu Rwanda twebwe nta mumini umuryango n'abaminisitiri nayo bahembwa, ariko kuba ari hariya ntago ari umuntu uhembwa nabi, sibyo? Hanyuma arambwira ati rero umugore twaricaye, ariko ibyo bintu babiganiriye
baramaze gukora ubukwe. Umwe bya bintu njya mbabwira by'ibintu by'ubugome. Niba utekereza kudashaka kuzajya hanze ukaba udetinga n'umuntu uba hanze, kuki mutabanza ngo mwicare mu biganireho mumenye ngo nzagenda cyangwa sinzagenda? Ajya kugushaka bizi, ariko kubera selfishness y'abakobwa y'abantu, nagara abakobwa gusa, gushaka no gusanga ari umuhungu wabikoze. Selfishness ya bamwe, ariko no muri no case selfishness y'uyu mukobwa yavuze ati nimba imubwira hari imbere ashobora kutabyemera, ugasanga nikuye amata ku munwa. Kubera ko muri kino gihe abantu benshi, si bose ariko benshi, basigaye bashaka bagambiriye inda zabo. Nukubara ngo ni imibare, nta rukundo rukibaho, ibintu byose ngo ni imibare. Umuhungu rero yaguye mu mutego yo kumva yuko umukobwa wese uri mu Rwanda ngo ashaka kujya hanze. Umukobwa wese uri mu Rwanda target yari kujya hanze, atazi ko abana bamenye yuko hanze hariya akazi kaba yari imvune. Abakobwa barabimenye kandi ntibashaka kuvunika. Uko abantu bagenda babahereza amakuru, umuntu akavana mu Rwanda yari umusitari yaragafashe, yamara kugerayo akajya mu kazi k'imvune, yamara kujya mu kazi k'imvune akazi ko mu rugo akikorera, iby'amapati ntaba kiyagiyemo. Umuntu akagenda akabwira abari inyuma, bakababwira ati kanyoni kanjye uhishe kure batagufata. Umukobwa nawe rero yayize imitwe umutipe amaze kubana. Umuhungu atangiye yasubiyeyo ashatse atagiye gushaka ibyangombwa. Umukobwa aramubwira ati ariko ibyangombwa ushaka ni ibyande. Umuhungu ati kamo, none se nyine twawe nyuma y'ubukwe tugomba kubana? Ntarambwira ati ariko kubana ntacyo bintwaye, ariko si ngombwa kugira ngo tubanire aho ngaho. Barabibara umva ngo bajya inama. Umuhungu niko yambwira ati twagiye inama. Umukobwa arambwira ati rero njyewe ntago nshobora kuza muri ubwo buzima bw'uburetwa ngo mushobore kwikorera akazi ko mu rugo. Arambwira ati keretse ntimuzi uzanshakira umukozi wo mu rugo kandi usanga amafaranga uhembwa ari nayo umukozi wo mu rugo ahembwa, kereka ari ugiye ukorera gusa. Ni nkuko nawe ushobora gusanga ahubwo akazi ukora ari ako mu rugo bw'umukire runaka. Ati kereka n'ushakira umukozi wo mu rugo nibura. Ni ngo niyo condition yamuhaye. Hamwe ati wenda famille sinakubwira ngo zize nta kibazo, ariko icyo cyo kuvuga ngo nzabyara nimenye nge nawe turi babiri, nta muntu umfasha, nta muntu ugira gute, nzajya mva mu kazi nze nkora n'imirimo yo mu rugo. Ati wapi, ntabwo bikunda. Umugabo biramucanga neza, mira nk'umusavuga ati si umugore yanshatse ayobewe ubuzima bwa diaspora. Nanjye ndamubaza nisa ahubwo wowe ugiye kumushaka wamubaje nimba ubuzima bwa diaspora azabushobora, ubuzima bwo hanze azabushobora? Abagako juri ngo twese mwese bane, nicyo kintu cyicana kugendera mu Kigali ngo twese turabizi, ngo nise ngo ndutazi ubuzima bwa hano. Ntamwe ntarabuza, ariko se bigeze umuganiriza ko ari okay kuza agakora ubwo buzima bwaho ngaho? Nshuti bavandimwe bateze amatwi TBT Rwanda bankurikiye, uyu munsi ndiyimitse ngiye mbaye ambassadrice y'aba diaspora mu Rwanda, kuko ibintu babakorera rwose mujya munyegera. Sindi urukiko, sindi polisi, ariko bimwe mu bibazo nzabikemura. Ariko njyewe mbere ko mujya munzana ibirego mujye mubanza mumbwire hakiri kare. None se wowe ufasha umuntu guhindura location, umuntu akajya kuba ahantu n'ibintu abantu baganirwa, wake up, n'ibintu biganirwaho, ntago ari ibintu Mana nyagasani. Mukanguke muve muri ibyo byo kuvuga ngo buri mukobwa wese wo mu Rwanda, buri muhungu wese wo mu Rwanda arota kujya muri Amerika cyangwa muri Canada. Hari abatabirota. Ashobora kurota gushakana nawe kugira ngo ajye guprofita, ariko atarota kuza gufatanya imvune nawe. Abana b'abakobwa mu Rwanda bamaze kwisobanukirwa kuri level adashobora kwemera izo mvune zaho ngaho. Ugenda umuhakirwe, umurarira amajoro, umwoherereze, wadashobora no kandi afite uburyo bushoboka bwo kuba yaza. Ayo mafaranga wakoreraga mukayakuba kabiri.
kandi uko wohereza hano niko wohereza n'iwabo, niko wohereza n'iwanyu, ugasanga n'ubundi ubuzima buragoye. Kuba byumvikanyeho nta kibazo, ariko kuba umaze kurongora umuntu mutaravuganye kuri icyo kintu, yangiza agahita kizana uwo munsi, umubwiye ngo ujye kumushakira ibyangombwa, akamubwira ati reka ntushakire umukozi wo mu rugo. Ako ni agatego. Icyo ntabwo ari ikintu wabwira umuntu uzi neza ubuzima baba barimo. Nuko arayimubwiye, umuhungu ngo nyine ngo abitekerezaho, cyakora ko bw'amahirwe yagiye yamuteye inda ihita yoroshya ibibazo, avuga ati wamuganire ku mugore wanjye azabyariye mu Rwanda, n'amashuri wenda hariya haba ariyo ntuza nyinshi, haba ariyo amaprofi menshi, ariko nanone amashuri yacu twebwe amahirwe dufite mu Rwanda ni uko bakigisha ibintu by'abantu bazima bari sane. Hanze hariya bigisha umwana agenda, kumubwira ngo nibaguhamagara ngo he or she ngo ntuzemere, ngo ninde wababwiye ko uri umukobwa cyangwa uri kandi waravutse uri umukobwa bigaragara, ngo uri they like umwana w'imyaka 3 bagatangira gukora. Na hano cyakora amakatuni turayafite, dufite ibibazo nk'igihumbi, tutangiye kubibona mu makatunes. Ababyeyi mukanguke murebe, wake up murebe ibintu abana banyu bareba. Cartoons zirimo agakobwa n'agakobwa basomana, agahungu n'agahungu basomana, umwana yaza kubikubaza ukifata mu maso kabura ikintu uvuga. Hariya rero nibyo babigisha, bavuga ngo ufite uburenganzira, freedom of love, of choosing. Nta muntu ugomba kugutegeka ngo uzakunda umuhungu niba uri umukobwa cyangwa uzakunda umukobwa niba uri umuhungu. No, ufite uburenganzira bwose. Ushobora guhitamo no kwikundira inyamaswa, ibintu biteye ubwoba. Nuko umuhungu rero ngarabyemera, baratwise barabyaye. Rero umuhungu akajya akora yohereza umugore, ariko akibaza ati umugore wanjye koko agakumbura umugore. Urumva imvune z'aba diaspora nuko abantu wenda bamwe batabyumva, kandi impamvu batabyumva nayo ndaza kuyivuga. Murenganya abantu ngo ntago bumva imvune zanyu, ariko nimwe muba mwarabiteye. Igihe cyose njye uzanyereka kuri boss, kuki ntagufata nka boss? Who am I? Ninde wo kugwakanya mu gihe uzi ukanyereka yuko Emilio sekwa tugasohokana cyangwa se mu biganiro unganiza umbwira ko ibihumbi 10 by'idolari wabona ku kwezi, umuntu abona $10 ku kwezi, ntago expectinga ko wamwaka ibihumbi 100, amadolari 100 wenda ngayaburi. Tuvuze ukuri rero impamvu abantu bafata nk'abantu bishoboye cyane, ugasanga abantu buri wese arakwaka amafaranga, ni uburyo uba warashapinze icyo kintu, uburyo we wibrandinze kuri twebwe nk'abantu mufite amafaranga. Niyo mpamvu rero tuziranye ugomba kuyama, kuko niko wibrandinze. Nta muntu n'umwe ubereyeho kumfasha kujya ureka nkosora akakantu, nta muntu n'umwe ubereyeho kugira ngo akore kugira ngo ampe amafaranga cyangwa ahereze undi. Ariko mu mutima, mu muco wa Kinyarwanda, abantu b'inshuti, nanjye ntabwo najya kubwira n'ubundi nta muntu wava hirya atakuzi, tuvugisha ukuri atakuzi. Ubundi se bakuye nimero yawe akaguhamagara ngo akubwire ngo mwana ngo wantese nkanize, ngo wanteye venize. Impamvu babwira ngo mubatere ni uko iyo muje asanga nk'amafaranga waspendinze muri kumwe mu bintu bidafite nk'umumaro, mwagiye gusangira izo nzoga ukishira miliyoni mu kabari ebyiri. My friend, ejo nagira akabazo akuvuga ko ntagazumva ko kwaka 50,000 ari ikibazo kuri wowe, kandi ushobora kunywera miliyoni ijoro rimwe. Ntabare ko iryo joro wanywereye miliyoni umaze umwaka wose uri pangira. Aho ngaho niho abantu batabyumvira. Rero kubera gushaka kwiyemera kwanyu, umva uyu munsi nubwo ndi ambassadrice wanyu ndabakurugutura, gushaka kwiyemera, kwerekana ko mufite amafaranga, kwerekana ko mufite ubushobozi, kwerekana ko muri abahatari. Kuri bamwe na bamwe, ntago ari bose pe. Umva hari abadiaspora bingona, my friend, bingona. Njye ndabizi emereye kuri Muchoma y'inshuti yanyu. Muchoma yo bwose waburinde ujya
muco bana Yesu we ibyo ntabwo wabimuzanaho yatwaye ikamyo yagiye ijisho ryahiye ngo uramuzanaho imikino ngo ntabwo amafaranga ntayo yaguha bishaka bitewe n'uburi ntabwo ari bose rero mubyumve neza ntabwo ndi kujeneraliza ngo uvuge ngo ni bose ariko abenshi muri mwe muza mwigize ukuntu murabona abatsaperi bo muri Kongo rero mwaza bameze gutyo abantu bakagira ngo muri abamiliyarderi mwarakize mwamazeyo ubu tubajije umuntu iyo umuntu yumvishe ngo umwana wa runaka yagiye muri Amerika yagiye muri Canada yagiye muri Europe yaravuga ati we warakize birarangiye kandi koko hari amahirwe ariko ikibazo uburyo nyine mutwereka ko ibyo bintu akazi mukora akaba amafaranga menshi cyane nicyo gituma abantu be expectinga ko muri baye ku mafaranga nuko akajya akora rero amasanga yose akora yohereza umugore yohereza amafamiye kintu umugore yakoze kumwe twavugaga umwana w'umukobwa yabyiniye amafaranga y'umusore atitaye katwite cyangwa iki kuko yaranabyaye bafite n'umwana mukuru ariko yarayoherezaga tuvuge nimba mwohereje n'urugero kuko urumva umugabo yari afite inzu mu Rwanda none abwira umukobwa aramubwira ngo nareke ngo ajye kwibera kwa mama urumva ngo nareke asigare mu nzu sizirimo ngo nareke gasigare mu nzu ngo kugira ngo ajye gukodesha cyangwa ngo ajye kuba kwa nyina ngo kame nk'umuntu ufite umubebe urumva ngo nako kame nk'umuntu nyine ufite umwana washatse karitsizi ko yashatse ntabwo yaba mu nzu ngo ntabwo yaba kwa nyina nk'umuntu washatse ufite urugo ngo reka ajye kuba muri iyo nzu umugabo akaba azi ngo umugore aba mu nzu byahe iyo nzu yaragiye arayikodesha ikajya imwinjiriza amafaranga kwaje umugabo atabizi umugore aba kwande kwa nyina umva amafaranga yose amwoherereje ayibiki umugore ntawuzi icyo yakoreshaga cyakoze ngo yari umva ngo ni umuryoshyi w'imbere cyane ngo n'igihe noneho ngo bajyaga basinda n'abakobwa b'abashuti be bakamuhamagara nijoro cyangwa akamuhamagara kuri video call akamubwira akabwira umugabo ngo shungu twasohotse ngo ni girls night ngo ni amafaranga arashiranye ngo shungu wandipanye ngo nta twasa wambonera ibaze amadolari 300 umugabo niwe akorera amadolari 45 ku isaha kugira ngo akorere amadolari 300 ubwo si amasaha 1 2 3 4 hafi amasaha 7 hafi ngamuha amadolari 300 ngo yasohokanye n'abakobwa gahunda atari yamubwiye atari yapanze ngo namudepane ngo bill yabaye nini umugabo yabyanga umugore agakwedura amazuru ngo shungo you don't love me ngo ubusengo nanubwo bibaza ngo kwirungura ibaryanyiciye hano njyenyine kubona ngo mpa njyenyine ngo abandi bakubwa ngo baje ngo tugende ngo ubusengo barishyura ngo basi ko mfite ngo umugabo ngo hanze ngo koko ngo urumva ngo ari ibiki icyo gisebo turagikira umugabo akohereza amafaranga y'iki yakabari ibihumbi bingahe hafi 400 amadolari 300 umugabo akorera hafi amasaha 7 my dear nta mafaranga menshi cyane akayohereza ubwo umva story ni ndende byatari yambwiye ukuntu umugore yagiye mu bintu byo kwirwa aryoshye yarigize umuntu ni princess amafaranga mwoherereza akagenda ngo agapanga amatrip agapanga ngo Zanzibar trip ngo with the girls ako niba yabaga ari kumwe n'abakobwa gusa iyo ngingo nanza kuyinjira hari igihe tuganira n'umuntu kanga kwinjira mu bintu bitakureba urumva ariko umukobwa yaragenga asesegura amafaranga yaranze kugenda ajya gukora nk'abandi n'amafaranga umugore we akora yavunikiye basi ntaha agaciro akayajyana Zanzibar gakayajyana hehe noneho shopping umugabo yarambwiye ati reka nkubwize ukuri njyewe nicara nkibaza ubwo njye ndi guhita nibaza ukuntu yabaga ameze kuko njyewe ngiye kuvuga ikintu kinkomeye ndahumuriza sinzi nimba mwarabibonye hambwa ati njye nicaye ndibaza uyu mugore ushobora kuvuga ngo agiye gushopinga
akagenda akagura imyenda y'ibihumbi 800 iyi weekend, akirenzamo weekend imwe kwindi ikurikira agashopinga iri imyenda y'ibihumbi 800 900. Iyo myenda ko nta kazi agira ayambara agiye. Tambwa ko nawe uri muri amahoteli umbaza ubusa kuko wambwiye ko ahora muri trip, nese uzajya muri trip yambaye ubusa. Ambwiye ati nawe na urabaga nta kintu. Umugore utagira akazi ko nta kazi yari afite, noneho yarambwiye ati amaze gutwita Mutamu ngo aritereka akajya amuhamagara akamusaba nk'ikintu ngo baby ngo ari gushaka iki n'iki. Ibintu biteye ubwoba. Yohereza amafaranga, umugabo yaragiye ashira yumva hari ukuntu umuntu akwicira kurwara nk'inda, bamushaka kumva ibintu mukagira ngo ibibazo byose no gucana inyuma. Umuntu ashobora kukubera ihwa mu kirenge ataguca inyuma kandi akakubera ihwa rwose, cyangwa nabikora ariko mu bwenge ntunabimenye. Umugore yaragiye agakura umugabo we babana nk'indaya yo ku ruhande, nk'uko indaya yagukuramo amafaranga cyangwa se inshoreke, akamusaba amafaranga ya shopping uyu munsi agahaha, apana shopping y'ibiryo, imyenda yobwa ibyo kurya byo nawe urabyumva, kandi afite yanze imwishyura kwaje. Umva ukuntu abakobwa ari n'akagegera kabi. Iyo nzu imwishyura amafaranga yashyizemo abapangayi, umugabo atabizi. Ntabwo yarashyizemo abapangayi, ahubwo ngo yari yaragize nyine appartement kwa kundi abantu baza bavuye hanze bakayikodesha, kuko harimo ibikoresho byose. Yagiye kwa nyina atwaye imyenda ye gusa, ko winshakura cyane. Ibyo bintu si byiza. Uwo mushinga uwukoze ni mwiza, ariko uwukoze uwuzanye n'umugabo, inzu si yawe, yayubatse mutaranamenyana. Hari ibintu rero abagore twigize byo gushaka abagabo, twumva ko kubera ko ngo byanditse mu mapuro ownership yego nawe ni ibyawe, ariko none ugahita wumva ushaka no kubigira ibyawe cyane kurenza na nyirabyo wanabivunikiye. Mbenyamo nkabaye iki, mwikanze iki? Urafata inzu y'umugabo yaruhiye akayubaka udahari, yarariye amajoro akora mu imbeho yahariya, muyizi kundusha, n'izuba ryaho ubushyuhe bwaho murabuzi kundusha. Akubaka inzu, iyo nzu yakabaye umuryango we yituyemo cyangwa se imwinjiriza undi, aho kugira ngo nibura, kuko byose ni iby'umuryango. Niyo bibwira n'uwo mugabo ariko umwatiro nta cyo nzu zajya gufasha nzajya nkongereraho, ariko noneho yabikoze kwaje inzu ikajya imwinjiriza. Urumva umugabo atabizi, ayikodesha nk'amapartment. Noneho namubwiye ni se ku buryo ubana n'umuntu muvugana umunsi ku munsi amavideo ibiki ntubone ko utari mu rugo. Arambwira ati Muta ntabwo nzi ibintu uriya mugore yankoze, gusa njyewe sinabyitagaho, ntabwo yatekereza ko icyo kintu umuntu yagikora. Ntabwo nzi ukuntu yabigenzaga, ati kuko nabonaga iyo twavuganaga kenshi yabaga yasohotse cyangwa se nyine atari mu rugo, yaramwihishaga. Ati noneho kandi mu nzu yacu harimo ngo irangigo ry'umweru rinari bagize rimeze nk'umweru, ati n'indi yabaga arimo niko yabaga imeze. Ibitanda nabonaga ntabwo nigeze mbyitaho, niko yambwiye. Ni hanyuma iyo wazaga arambwira ati se ko nkubwiye ngo ni nka maison de passage, iyo nazaga yabaga azi ko nzaza nta mukiriya yihaga, twagendaga tukayibamo. Baganisha umugore Kaisa kudesha, uriya umuntu akurushije ubwenge nushaka kuzajya wemera. Bibaye aho umugore aragenda aramurya aramuherekeza, kandi ari umugore we. Umugabo rero ageze aho ngarananirwa, umunsi umwe arataha bakorana inama, ariko ubwo mama w'uwo mukobwa ntabwo yarabizi ko iyo nzu umugabo w'umukobwa we atabizi yuko ayikodesha. Bibaza icyo kintu. Barangije akora inama, ahamagara nyina w'umukobwa, ahamagara nyine famiye y'umukobwa niye, barahura. Kuko umugabo yarasigaye ari indembe, nta terambere, adashaka gusevinga, avuga ati wenda nzagura akabanza mu Rwanda wapi, amafaranga yose umugore yaramumazeho. Baricara bakoze inama, umugabo avuze ikibazo gihe, aravuga ati njyewe umugore wanjye ndamukunda, namushatse mukunda, n'uyu munsi
ndamukunda ariko dufite ikibazo kimwe cy'amafaranga ahoranya kandi ntazahana yashyira. Umukobwa aho baramubwira bati se umugore wawe akuca yakwaka amafaranga arenze urugero, nyine ati ntabwo babyumvaga, dusobanurire. Bakoze imibare ngo basanga amafaranga umugore ashobora kuba mu mwaka mu kwezi kumwe ashobora kurenga 3,000,000 mu kwezi kumwe. Nta kibanza yaguze, nta modoka yaguze, nta nzu yaguze, nta yindi investment ibaho, nta n'ikibina abamo bazi karatangamo n'ibyo 10,000 cyangwa 20 bya buri cyumweru. Ari amafaranga yo gusohoka, ari amafaranga yo kwambara, ubwo nayo kurya byose bitarangije 3,000,000 ziragenda. Yavuze $3,000 ngo biragenda ku mugore. Barimo barashaka igisubizo rero hamwe n'abo babyeyi. Umugabo aravuga ati rero jewe ndabona dépenses z'umugore wanjye ari nyinshi cyane. Nkavuga ni rero iyi nzu tubamo dushaka kwibyazamo business. Umugore wanjye nkamukodeshereza akazu gatoya cyangwa se akaba yabana na mama we. Ariko iyi nzu tukayikoreshamo business, dushaka nyine nawazana igitekerezo cyo kuba bayigira apartment kuko ngo ni inzu nziza kubi. Nyina w'umukobwa aramubwira ati kagira inkuru rero. Ati none se siko bimeze ubundi? Ati ubundi muyibamo? Ahubwo nibazaga ukuntu uhereza amafaranga na gutyo nta mafaranga ava muri iyi nzu bikancanga. Umuhungu atuvuze ngo iki mama? Umukobwa arikanga ashaka guca mu ijambo nyina. Nyina aramubwira ati jewe umukobwa wanjye turabana mu rugo, iyi nzu yambwiye ko mwahisemo kugira ngo mujye muyihereza abantu bahibemo babaha amafaranga yunganira urugo. None nibaza gukuna amafaranga ava muri iyi nzu atarangiza ibibazo by'umukobwa ukarendaho umwongera ibindi $3,000 bya buri kwezi. Umugabo arumirwa agiye gucukumbura asanga umukobwa yirirwa mu bigare bidafite ikintu na kimwe mu mariye. Asanga umukobwa amafaranga atwara ntawuzi ahantu ari, amafaranga anywera nta nubwo anywera yo muri iyo nzu, anywera amafaranga umugabo amuha, ahora mu bigare by'abandi bakobwa utamenya. Umugabo avuga ati rero nyine birakomeza urumva iyo habaye ikibazo nk'uko mu rugo abantu bushaka kudapfa icyo kintu ariko bigikurikiye reaction zibambi ngo umugore ngo amurusha uburakari arasarasara. Kugeza uyu munsi yambwiye ati ntakubeshye njye kuri jye mba numva naratandukanye nubwo tutarakora divorce. Tariko nekereje nkareba imvune ngira hano umukobwa yaranze kuza n'ubu yarabye no mu nama yaravuze mwambwira umugore akaza tukajya gufatanya ubuzima hariya ko hari amahirwe menshi ko abandi babyifuza bakabibura. Uyu nguyu yarabura iki ngayo nguko. Ubwo ni inkuru imwe umuntu yambwira kugira ngo twinjire mu bibazo by'abadiaspora noneho dutuje. Kubitaho inkuru nyinshi z'abantu bafite amafamiye naha boherereza cyangwa se n'inshuti ngo magara bakabereza amafaranga ngo babagurire amaparcelle, babagurire amazu, bakayarya bakabarya. Utakurenga guheze arakubeshya ngo barayibye, utakubwiye ko bamwibye akubwira nimba inzu wenda washaka kugura ya $40,000,000 umva ahita akubwira kuna $60,000,000 kandi ukabyumva ko nawe urara n'umuhamba se akakurya $20,000,000 urimo kandi ngo ni ya nshuti yawe ngo yo kwizerwa. Amaparcelle ya $10,000,000 akakubwira ngo ni $20,000,000 wowe wenda reka ntego kabye $10,000,000 agahita akubwira ngo 15 akakurya $5,000,000. Dufite amarira y'aba diaspora tutaza ahantu tuzayashira, niba ari mu gacuma niba ari mu masafuriya bavunika bashaka amafaranga. Abavunnye barara amajoro bari mu mihanda batwaye amakamyo bakora akazi kavunanye mu nganda mu bigo barangiza amafaranga bakoreye bavuga ngo baze bateze imbere igihugu
akaribwa n'abashonji binaha b'abagome badafite na conscience. Umuntu utagira umuntu ushobora gufata amafaranga yo ese niyo warya umuntu ntiwamurya 200 cyangwa 300 da. Ese ubundi wowe watuma umuntu akakugira mu bibanza akakugira mu ki utagira umutima wamuburira n'agahembo basi. Ariko ntarebe ibyo agahita yumva yuko amafaranga yawe agomba kuvamo igishoro cye. Ibyo ni ibibazo biri muri diaspora nyarwanda, ndundi, ni diaspora, abantu bari muri diaspora, abanyamurenge, abagogwe. Ibyo ni ibibazo biri muri diaspora kandi bigakorwa na bene wabo, barumuna babo, bakuru babo, base wabo. Umwana akagenda akarara amajoro ntaniyiteho, ntamenye n'ibibazo bye kubera ibibazo bya famiye. Bafata ibibazo bya famiye bya karande bakumva ko umuntu umwe azabikemura. My friend, niba igisekuru cyose gikennye ntabwo umuntu umwe yabakiza. Ibyo ni ibintu abantu ndi kuvuga n'abantu bari mu Rwanda, abantu bari mu Burundi, abantu bari muri Congo, abantu bose bumva ikinyarwanda bafite bene wabo bari mu mahanga. Ntabwo igisekuru cyose cyakizwa n'umuntu umwe cyangwa babiri. Sinshaka kwirengagiza yuko hari abagenda nabo bakagenda gutyo bakibagirwa aho baturutse, bakibagirwa iwabo, ugasanga na se na nyina babayeho nabi cyane kandi bafite uko yifashije. Ariko noneho harimo n'abagondoza, ikintu cya mbere mugomba kumenya nuko umutungo w'umuntu awigengaho. Nta tegeko na rimwe riri mu muntu ritegeka umuntu kugufasha uwo waba uri we wese. N'ubu umuntu ni umuco wacu gufashanya, ariko si itegeko. Ariko ukibaza umuntu afite umuntu ku mutwe we, hariho bavukana agomba kwishyura amashuri, hariho nyine ukeneye igishoro, inzira agwa niwe babwira. Ubwo ni umwana w'umusore ushaka kwiyubaka, ushaka iterambere, ushaka kurongora. None bamara kumukora ibyo byose bamaze kumuhekenya gutyo bakamuhamagara ngako shanga uzarongora ryari? Azarongoza iki? Cyamwibwira ko amafaranga bakorera adashira. Arashira nkuko yabashira. Arashira kubera iki? Murayamara. None se mamubwira ngo ashake arateretesha iki? Noneho bikarenga aho ngaho, noneho bakaza sasa nyuma y'amafamiye yabo bakaza mu bibazo bya teretasiyo, teretage. Abakobwa b'i Kigali nabo amenyo barayarcaje, bayashyizeho ponseze A1, bahita ari kubahekenya. Uzahekenwa na so, uhekenwe na nyoko, uhekenwe na so wanyu, na murumuna wawe, na mushiki wawe, na nyogosenge, ni yebabo we. Noneho iyo umuntu agiye muri diaspora nibwo ahita abona amasana atanaza. Ngo sewa ngo ni mubyara ngo wasokuru wawe, ngo kwa so wanyu, ngo byara nyoko wanyu, ngo umwe ngo ugasa ubonye amasano utigeze umenya. Abantu bavuye mu Rwanda nta numwe uzi, cyangwa bavuye mu Burundi nta numwe uzi, cyangwa bavuye Kongo nta numwe uzi, cyangwa bavuye Kenya nta muntu numwe uzi. Wamara kugerayo ugahita ubona bene wanyu banyogosenge bavukana na so, ngo na so wanyu, ngo so wanyu kwa so wanyu, ngo ibintu udashaka kumva. Abo bose niko bagukeneyeho ifaranga. Ibyo byose ugahekenwa n'abo bantu. Noneho bakazamo n'abakobwa sasa. Urugendo rwo gutereta noneho ruba ari rurerure cyane. Kuko utereta umwe akaguhekenya, amara guhekenya akaza undi akaguhekenya, ukagira ngo noneho kumva wapigahora mu madeni, ugasigara ukora kwishyura amabizi gusa. Udashaka kuvuga ngo ndasevinga nibiri 1,000 ku kwezi. Kubera iki? Kubera abo bantu. So jewe rero ikibazo cya diaspora tukigiye dute? Muze tujye inama kwera dukora iki? Nka ambassadrice wanyu, kuko ngiye numve mumpamagara muri benshi mumbwira ibibazo byanyu, nk'abareba nkavuga ko kuki mumpamagara byanze, iyo byakunze ko mutampamagara. Ngiye mfite ikibazo kandi ntago ari diaspora gusa, n'abantu bose mwambonyemo puberi yo kubwira ibibazo gusa, ibisubizo byaza nimumbwire. Abashuti banjye iyo bakubiswe nibwo bampamagara. Why?
why? Aba diaspora muhamagara mumbwira ibibazo, mukamagara mumbwira abakobwa ngo mukobwa ngo ukiri aha ngo biririmba ibi nibi ngo uramuzi ndamuzi ngo baba ngo mutago noneho ngo yamekuye sha ujya kumuteta kutanyishije inama ukaba uje kubimbwira byakunaniye cyewe ndabiyamye mujya mumbwira ibibazo bikiri kare bikiri mu maguru mashya kuza kumwe umuntu akamaze kukurya ngo ibihumbi 2-3 ngo mu mezi 2 mumaranye birakureba ntibigeze kumbwira utangira kumutereta bigeze ungisha inama noneho nibwo bitamba mushiki wanyu ko rero ngo shanga mushiki wanjye ngo wenyine ngo ese ko nta wundi nabwira ngo basi ngo reka nkubwire umbwira iki urahamagara amasaha 2 urambwira ngo ndi mushiki wawe wagiye kohereza 2,000 byohereza abana b'i Kigali bashigitse abenya ntari 10,000 byawe nzi uza kumbwira wa byagucanze kugene mukajya muza kumbwira byabacanze mujye muza kumbwira hakiri kare uraza kundatira ngo mumaze kumuha 2,000-3 bijitse umuntu nturamubona ariko rero nje sinzi ikibazo wa diaspora afite nturabona umuntu mu maso yawe kuva wabaho umubona gutyo gusa ntumuzi n'ibintu noneho hariho ukuntu reka mbabwire ubu ngubu nkanje nk'ibiganiro nkora byoroshye ko ushobora kudetectinga unkurikiranye kuko akenshi uvuga ibintu biri real bivuga nyine nkora ibiganiro bisanzwe by'ubuzima busanzwe mbaye warambonye wenda muri Makuta gusa cyangwa mu zindi filime kuba mbonye n'actinga uzi uwo ndiwe bitandukanye n'umuntu nkurikira mu biganiro kuko ibitekerezo byanjye arabyumva ushaka gudetectinga ukavuga ngo Juliet nkurikije ibiganiro akora ibitekerezo bye ni muntu runaka ni umuntu naka approachinga nkeneye iki n'iki ni umuntu wangira inama cyangwa se utangira inama wandoha ni umuntu ufite ubumuntu wenda bungana nka 2% ni urugero ni umuntu utagira umutima cyangwa se n'umuntu ufite ubumuntu muri we kubera ko ugenda wumva ibiganiro byanjye kimwe kuri kimwe ugenda wumva uwondi we ariko sha uzumva umuntu uririmba uhita umenya ngo umuntu koko kari kuririmba ko yanditse birakari ubuhanzi uzamenya ubwiza bwe ngo shango namubonye ngo aririmba ngo murana umwana mwiza umuntu ukora umwana mwiza ari kuririmba ngo nabonye ngo filime akina ngo murana umwana filime akina se kaba yazandikiwe kari rorere kimwe nuko nanjye nakina ndi umutindi kandi wenda ntari umutindi filime barakwandikira ugakina ibyo banditse umuntu ashobora gukina ari imfura y'u Rwanda ari umwana mwiza yo ego komana yanjye kandi ari igisimba ari intare ntawe bihure n'umuntu filime ni filime nyine ugomba kubyumva ko ari filime ariko njyewe biranshanga iyo umuntu muri diaspora njyewe mureke mbatonganye uyu munsi ko nimwe bwe muza musanga kandi ngo ni mushiki wanyu niko mumbwira ariko munjarya mumbesha ndabizi aho mukunda barahari babarya amafaranga 1,000 bingaye mukaza kunakira mwakubiswe niko ubona umuntu ari gukina filime ugatubona ko ari umwana mwiza ubona umuntu ari umuhanzi cyangwa se aza kuri social media bamutumira akiyambika nyine uruhu mbabwire ngo iki ariko reka mbabwire gereka mbaye igisubizo gishoboka mujye muhereza ibintu igihe n'umwarimu mwiza cyane ntabwo umuntu ashobora kwisha mu bantu 1, 2, 3, 5 ntabwo wenda bigera muri 5 uwo muntu mutaramubona shako ushobora kumubona ukabyirengagiza ariko dufite abantu hano biyambika impu z'intama kandi ari ibirura akaza kugira umukobwa w'umutima akavuga utuntu rimwe kabibi yayo ntago biramba kandi nayo birabivuga ngo muzayibonera ku mbuto zabo mbere yuko kumva ibyo umuntu yavuze njyewe biranshanga kumva ngo umuntu yaje ngavuga ngo ukuntu ngo ari imfuranga ari umwana mwiza ukurikije wabanje ukamenya umuntu wari wakoze double checking umenya ngo uwo muntu ni muntu ki mu buzima busanzwe
aho kubura ngo umuntu yaje ngo ararira. Yego Kristo azatara nuko nta marira tugira, ngo yaje ngararira ngo ayiwe ngo numva nteye impuhwe mujye muzigira nyine. Icyo nabonye muri diaspora, mukunda abantu bababeshya babaryarya. Umuntu akaza akarira akigira mwiza, akabeshera umuntu batandukanye n'urugero, akamubeshera akamuhimbira ibintu cyangwa se ibyo ashaka bikaba ari nabyo, akaza akarira munsi agashyiraho nimero, bagashyiraho nimero ye. Mukagira imwe mukamuha amafaranga we, ubwo se abatuburiye ejo mukajya kumva urundi ruhande, uwo babanaga nawe araje nawe akababwira ibindi bikabacanga. Kandi amafaranga ikintu kimbabaza, ntushobora kureba umuntu wenda ufite umushinga muzima uri kugusaba support, arakubwira ati you can even invest, ibintu bizagira inyungu ngo yamuhe. Sinzi ikintu nyine sinzi ikintu mukunda. Umuntu akazi kababera real, akababwira ati jewe natangiye umushinga uyu n'uyu, ariko ndi gukora ibiganiro bishobora kubaka igihugu, bishobora guhindura amateka y'abantu, bishobora guhindura imyumvire y'abantu, bishobora gutuma abantu batera imbere, ariko mfite iki n'iki ndabura iki, ukaba utajya n'igiceri mu. Ariko waje arira nkeneye abantu bamba hafi, ariko kuba hafi ni amafaranga buri gihe. Ejo byamara kugira noneho ntujye kumuba hafi gusa, ukajya no kumutereta. Iyo abo mubaga hafi ariko ntujye kumutereta, wamara kumutereta ntubimbwire, ukagenda mu ibanga, bakabanza bakakunyunguta, bamara kunyunguta ushizemo uburyo bimeze nk'igishake cyashizemo amazi baguciriye, ukaza kumamagara ngo ni mushiki wawe. Reka mbabwire, njye ni mushiki wanyu sinyanza, ariko ibyo bintu njye maze kubirambirwa. Mwajya kuba amafaranga yose nta n'igiceri cyanyu nzi, mukaza kuntera agahinda nkamara amasaha ngahe mbahoza. Oya, aho bigeze ahubwo njye nzajya mbashyiraho amafaranga yo kubaca, kuko aho bigeze murandambiye. Buri munsi kuki mutiga isomo? Nukunda abantu b'indyarya we biyambitse ukuntu baza bivugishwa. Hari n'abashyira amahese ashimwe. Arawe njye ndashaka kubabwira ngo nimujya gutereta abantu bo kuri izi mbuga nkoranyambaga, mujye mwitonda nyamuneka, mujye mwitonda. Siko twese turi beza, ikindi kandi nta nuba mwiza, ahubwo iyo uje imbere ya kamera nanjye ubusibye naza nkababwira ibyo nare nkoze bibi. Ubu naza nkababwira ngo uyu mureba ndi mubi we, niyo nabibabwira naba mfite impamvu ndi kwibabwira. Nta mwiza ubaho, nta mwiza wabuze inenge, ariko nanone you have to be careful. Nturebe gusa umuntu kuri Instagram ngo wumve, ntumurebe kuri YouTube ngo uhite ubona ngo ni umuziranenge. Ejo bakurya amafaranga, ejo ugenda umurongore, ejo akurya. Ibyo reka tubivemo. Ku kibazo cyo kohereza amafaranga robe n'abanyu bakakirya byo, sinzi icyo nabafasha kabisa. Cyakora icyo nabafasha, mumbwire, muntera inkunga nshinge company. Mujya muyacisha muri company, tubagurire ibibanza, tubagurire amazu, tubinvestingire, mutwishyira service. Aho kugira ngo ujye bajya kuganga ikibanza ni miliyoni 15 kandi miliyoni 8 bakurye 7, kimwe cy'akawe cyabo bakayaguze, bakakiguze ngo nuko ari umuntu wabikoze. Wajya muri company cyangwa ugashaka umuntu wizeye, ariko ikibazo kwizera biragoye. Biragoye kubona umuntu wizeye muri kino gihe byo rwose singiye kubabeshya, biragoye. Ariko buriho kugira ngo umuntu akurya ari umuvandimwe, njyewe reka mbabwire ukuntu mbitekereza. Nagiye mbona abantu bariwe n'abavandimwe wabo bakabura ikintu babakorera. Umuntu akakurya umushinga ari umuvandimwe wawe, iwanyu bagakomakoma, nyoka akavuga ati urajya kurega muri umuna wawe, bani bamufunga biragenda gute? Ariko undi muntu mudafite icyo mupfana, iyo akuri inkiko ziramukurikirana ukabagaruza n'ibyaha. Ariko umuvandimwe we biragoye. Ntabwo ndi kugira ngo ntandukanye abantu n'abavandimwe babo, ariko buriya business is business. Nimba uzi ko ufite umuntu mumuna wawe utari business oriented, cyangwa se uzi neza yuko adasanzwe ari miseke igoroye,
reka kumwizera, reka kumuteza ibyo byago by'amafaranga, kuko reka komeza kuyamuha niwo muteza iryo rari ry'amafaranga. Nese wakiba ibyo utabona? Njyewe mumbwire, njye nambibakorere, munyishure. Sinzabarya ariko muzanyishyura, sinzababeshya ngo ndebe bakorera ku buntu, muzanyishyura. Ariko ubuzi ngo nishyuye serivisi, ibintu byanjye biri mu murongo, mfite uwo mbibaza, binanze mfite aho namurega. Akuguzi warega muri umuntu wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa mukuru wawe? Nishano. So guys, cyo nababwira cyo nsoza wenda mfata umwanzuro, diaspora mube maso, amafaranga mukorera aba yabavunnye. So mwirinde kuyatera inyoni, ejo nejo bundi rega n'ibintu bishobora guhinduka, you never know, ukisanga uri naha. Kandi icyo nzi cyo, buri muntu wese, abantu benshi ntago bifuza gusazira mu mahanga. Rero ibaze ukoze ukageza imyaka 45 ugikorera bills, kwishyura amabill gusa, bitewe nuko ntiwabaye maso, ntiwagize ubwenge. Ntago nosa gusa amafaranga ugomba kuyabaha, kandi ikindi ntuzashimwa na bose. Hari nabo n'abayakwaka, wamara no kuyabaha bagasigara bagutaranga, batwiyemeraho ngo bose ngirira mpaye ngarumva ari urugo. Barahari. Jewe sinari mubi, ariko iyi si imaze kumindura, ntabwo mbabesha. Ibintu byimuwe bigenda binshiramo gahoro gahoro. Kubera iki? Isomo abantu bakwigisha. Abantu babera mwiza aho kubona ko ari ubwiza bwawe, ahubwo bakabona ko nguri ikigoryi, waya usesagura, ngo uri umuntu ngo utagira icyo yitaho. Ibyo ngibyo ndabizi ko kuri kesi zimwe za diaspora nyinshi nuko zimeze. Rero you better be serious. Ugomba guha, utagomba guha akuvuga ibyo ashaka. Niba ugiye kohereza amafaranga mu Rwanda y'ikintu, niba bidakunda, ko biragoye, kuko urumva ujye utegereza ngo uzajya ugura property ariko waje gusa, nabwo ushobora kudindira. Simbizi. So kaya nguko rero ikiganiro cyacu rero reka tukirangiriza aha ngaha, mbashimira niba wabashe kubana natwe ukageza kuri uyu munota. Uruwa agaciro cyane, niba wagikunze dutera inkunga y'ibintu byose. Gihereze mugenzi wa kirebe, gihereze, tera comment, kilikinge, adi nizamo wisimbuka kirebe ukirangize. Murakoze rero, jewe nitwaga Juliet Mutamba, ibihe byiza.